Sha miziti se musaza. Akisumana kwabuze. Ntago ari cyane mana. Hasi muradushiye. Sha ndabona nabyibushye sha ndagase. Ngo mama Saga mama rubikumere amahoro ndagase. Nini se mana? Nawe. Araguze urabura uguse nk'abinze bituma. Samari bigama n'ibintu akazi kambanye kenshi urabona mu rugo ibintu byinshi akazi kaba kenshi kabura n'umunsi n'umwe mana. Ariko nyine bisori ariko nyine ubu ndabonetse mana ari ndarebye ndavuga ati kanje ndebe kureba ba wicaye nyine cyane n'agatebe tuganira. Soke ntari musaza. Cyangwa ubundi mana so wani danje. Mwasha nahara guhirira Shahara ni yuko nyene n'izuba. Niko bimeze. Katuranye ariko mwana. Akazi niko bimera cyane no mu rugo usanga mfite akazi kenshi. Ugomba kuguma mu rugo nyine. Ariko reka nkubwize ukuri. Hari umunsi nigeze ninapanze ngo ndazi. Ndi mu rugo hano tibana nateje udukweto two nari kuzana. Giye kumurira nsango yadutwaye ngaraburiza nagwamaga phone yansanga wayifunze yari kuri phone akuni phone ifite ikibazo mwana bigenda hamagara so phone gazanga yizimiza aho se nguriza nyine kugurira uzadagura shara ni bidome mifuka yarumye shara gasimara ko nayo ndi byarakazi none se mwana wari umeze tumuze mu busanzwe cyane ari sana kahagaze bijyamo Masha na hano hose mwana habi twakoze baratwambuye akurambo gukorera boss babini ko nje boss nje byancanzuye tuzabikora muto ariko nyine umva mubwire nyine ejo ndaharantu twe twapanze turaje gukorera nakiri nena bavuze ndi buze kukureba tubipanga noneho ninjyaho nakiseze tujyana hari akazi nyine ka kazi wowe imirongo uriya nyine umugabo twe twavuganye rwatara umutwe nshaka kuba mfite namuzana tugakorana arambwira ati aragerageza hati so ntaragerageza nta kibazo ariko so ndana amasaha ari kugenda ayongerana yavuzeho nyirubwo ariko ntaribwo turi kumwe mani cyane ari nyine akagera nyine nagere mu rugo mani hari utuntu nshaka gukora nyine kamwerekeze kureba cyane muraziranye ahubwo nzi ko ari wari kureba twikomereza Shannon kame yako bila mdomo wazi hano Kenya ntahari muzane ngo muzane n'udutebe ariko tuganire ku tuntu dukeya Keria sawa Namahoro Mari muri mudoshise Nakureba filime Okay ya mba ako wakomeje kuba busy cyane ngo ariko reka mpubuke babwira iki kindajishenga ntugire ubwoba Shannon Keira ntigize ubwoba ra ntugire ubwoba so nagize amahirwe wow amahirwe y'icyango okay
so nari ndi kureba ibyangombwa byanjye already mvuye kwiteresha urukingo namaze kurubona rwa yellow fever. Iyi ni pasiporo yo murayizi, namaze kubona visa ngiye USA. ngagiye he mutumye rero mwihangane cyane. Okay. Noneho ni amahirwe bwo ni ubutumwa bw'akazi. Okay, so Shalon, Kelia, iyo igihugu kingiriye icyizere bakanyohereza mu butumwa bw'akazi aba ari inyungu z'umuryango. Ndabakunda, muri abana ba mukuru wanjye nasigaranye. ntabwo natwe turagukunda kandi cyane. So Shalon, hari amafaranga nzamara amezi 3 ntahari. isura ngo kari maremare Mwihangane. turi twenyine. Wait, mwumve ntacyo, tuzajya tuvugana. usuzazura ukumbuza rwanda Tuzavugana kuri Skype, muzambona, tuzavugana nta kibazo, sibyo? So iya hari 1 miliyoni imwe muri kofre hariya mu nzu, agafunguzo uzaho kari. Amezi 3 ayo mafaranga azabafasha. Shalon, uzabane na murumuna wawe neza. Discipline, muzubahane nkuko tubanye mu rugo. So byihanganire, ubwo ndacyakomeje. Ubwo deja mfite vole, indege irahaguruka saa 12 za mu gitondo. Ejo mu gitondo kare. oya No, come on. anko ya ntabwo bishoboka. basi wenda 2 weeks turi kumwe, basi twakire kugiye kudinda. Bakobwa banjye, Kelia ndabizi, ndabakunda, sibyo? Ndibaza. Okay. Uko byagenze kose birantunguye, nanjye numvaga ntazi ko mfite indege mu gitondo, ariko ayo mahirwe ntabwo nayitesha abana banjye, sibyo? Ako basi tuzajyana. no Kelia, Uzanze gatanu. Kelia wanjye yumva. wait. warushye se? sana Se ntabwo twakomeza mama. ndarushye kabisa. Sha siporo ndaje. Witwa nde? nitwa Shauni. Sharon. Urwo ni yese? mu rugo ni hano hirya gatoya. Hano hirya? Yego. Sha nanjye ni hari inyuma ho gatoya. Sha kuba tunaturanye ahubwo. Okay. Nese twakomeza siporo. Shanari tugerageze. Twakomeza. Shano Simon. Kwabuze se? Sha ntabwo naguze mani ni akazi kenshi nyine. Ariko wari umeze neza. Sha yemeze neza mutwe mu siporo. Cyane urabona nawe uvuye muri siporo mwana, nanjye nyine bwumva ndimo natarasa nyine gutya nta bintu birenze mwana. Rero mbwire Yves nahuye n'umwana. Ahubwo nanjye haro twahuye ejo bundi mwana. Nawe ejo bundi? Ntabwo uzongeye nahuye nawe. Ariko mwana njyewe ndi gushaka uburyo nzahorana, urumva hari umutipe bari kumwe ndi gushaka ngo none den nzati mwaka namba den seko namwatsi namara n'izina rye kandi wanga wase wabashije izina njye narimo je n'utunamba twara ku mama hari nanjye ubwo twongera gukora reka mwere wewe ugende utigite ubwo namba bwe n'akazina ke ugahiga ahubwo turi sana ari turi kumwe mama Nossa.
Umfashe iki? Sha meze bite se? Shameze fresh tu. Waruvuye hese man? Kandi gutasa bisanzwe. Wita ndese? Nitwa Berit. Nyine nanjye banyita Yvette. Eba nanje mu rugo ni hari haruguru gatoya. Wowe se ni hehe? cyane hari hirya tu. Agase akumana hari umujyamu none muri kumwe. Mukobwa se? Bamushura ahandi rwa mama. Sana se mwana mwana nta pasege. Shaga mwana mutasharone tu. Pase se mwana nkorera umuti nkorera umuti. Aho uragura akantu nyine ukumva nawe nakuvangira imiti naka. Mwana ni neza nagase. Ni neza mwana ahubwo nkorera umuti nzemera ngo n'akana ariko niba mbone namba. Telefone ngo nambaze. Mwana ushobora bunkorera umuti kabisa. Kanze gohere. Sana arema. Reka rengo 8. 8 5 3. 24. 84. Sana ari mwana ubwo narebi. Sana ari cyatire kumwe kabisa. Akuzagura akantu. Mbone izi cyo nzagura akantu mwana. Umva mbwire karumuna nahuye n'umutipe. Ako mbaza ngameza ati wundi. Meza te. Umva mwiza shawo. Mwiza koko. Afite fetos. Umva mani bya danje. Ahubwo asaze ndakuza. Nkasara naguyemo koko. Ubaye iki? Naki. Nabagiye kujya kuri uraje umbwire. Ati reka simushaka. Ntaranamubona se. Iyo nzamukwereka. Agiye kujya kuri list y'abandi nyine. Atayijyaho se. Ku mana yanjye. Karumuna yaramumugaye. Hello? Yo, Ameste. neza ndetse kuvugana. Sha vugana na Yves. Yves. Ko nakumenye. Sha ya mutipe nigeze guhura ahantu sinzana waruvuye duhura kuri ka gasantere ka ahantu. Sha ntabwo mbyuka neza se. Sha byibuke mwana byibuke. Ari kumwe n'undi mutipe. Ngo wari wambaye ishati y'umuhondo yego? Ni uwo nguwo kabisa. Ariko rumeze neza nta kibazo. Yego umeze neza. Uri mu rugo? Yego. Naribi. Merci. Musura seka iki? Naki. Wasanga ari wa musore wabwiraga mu kanya. Nataba wese. Ubwo muhanye gahunda zo kubana. Nise tumva. Umva ahubwo mbwira. Ndagenda nambaye gute? Agenda yambaye ubusa. Sambwiye ko namushinzwe. Ashakira umwana mubi. Sha ninjye ufite muri umunana nk'abandi barabeshya. Umva ahubwo ushava muri blague mbwira ikintu tubugende yambaye. Mari ngenda ushaka imyenda yose ufite se ngenda yeze. Izo imbere ariko. Genda rero. Bireke. Kanigende nje no kwitegura. Sikaraho wenyine. Ndabambarirwa. Umukozi. Meze neza. Shana n'ukumbuye tu yera cyagihe mbishe cyaguhura nawe ko nyine nkabibura tu. Hanyije. Ubwo bari. Oya, ntabwo. Gusa nuko turi mu muhanda. Shana n'ukumbuye umuhanda se ikibazo. Neza neza. Akora asa neza. Yatsi. Suwisi iki kugenga se gute. Abandi bayibuze. Imana yaturemye. Kwakuremye. Shaka mubwire. Nyango kuremeye kuremeye nyine umunsi umwe gusa. So. Shana. Azigiye mbitekerezaho. Ngombe giye kubwira.
umutima uranangira ariko igihe kirageze mu bikubwira sha ndagukunda nta kibazo urabyumva ese hari umuntu wamukunda oya serious biba byiza mu buzima iyo tubona badukunda sha ntabwo ndi kubyumva sha urabyemeye ashante cyane ukuri ujye ubitekerezaho nawe ujye ubitekerezaho dore basi yarabaraje ariko noneho mana yanjye sitayisigaye ufite imbarata siya ibintu nabwiraga sisita ya bintu byo gukunda abasore benshi ntabwo azabishobora ni ukuri na n'ubu uko kimeze ese ubundi mubabaye he ese ufite imitima ingahe wajya umenya ko umaze gukura ariko urimo abahungu benshi rwose kandi nta n'ikintu bintwaye basi ubasha kubimanaginga bose baguhe gahunda rimwe babifatira ase none se gahunda imwe umunsi ku wa mbere ku wa kabiri kugera ku cyumweru ni iminsi itandukanye sibyo ese ubwo urumva inama turi kukugira tukwanga ubundi igihe wahereye warekeye aho koko wabuze ikindi ukora nawe ufite ikibazo ndagifite kandi gikomeye buri kimwe ubundi abakobwa b'i Kigali babikora baba bashaka amafaranga nta kintu ubuze hano buretse anko nataye ejo bundi uzabibona kandi nzabimubwira ni ukuri si nkawe bimeze bite si fureshi se mwana cyane ni amahoro ndashima Allah kabisa ko nawe nta nkuru y'umwana wawe ujya umase nkaje ahubwo umwana ko mwakibagirwa reka tupange tuzahuza ariko twanabipanga ngiye nkakwereka umwana wanjye nawe ukanyereka uwawe bisobanuye nyine naguye mari ibyo turabitwara njyewe uwanjye ndamuhamagara nahamagara uwawe noneho dupange then tuzahura ahantu hamwe sibyo bivuze ko uzanyereka uwawe nanjye nkakwereka uwanjye twese tubabaze twerekane kabisa ntari ubwo nyine twabipanga nkareba uwawe dupange ryari dupanga undi munsi ukurikiyeho nta kibazo ushobora gupanga nyine ukanyereka uwawe nanjye nkakwereka uwanjye ibisi nguyeho uri tayari mbwira ngende tayari ahubwo twapanga umunsi tugere ku bakangahe ejo bundi dushobora kubipanga tugahura nta kibazo sawa tuzabikora niba ushaka kuzaba uri tayari cyane tayari kabisa ahubwo njyewe hari umutipe urambwiye ko azampa akazi njye nzamureka nze duhure ahubwo ubwo ni kuri telefone njye nzabanza guhamagara nitujya kubazana then tuzahurire hehe ubwo wowe uzampamagare nzakubwira sibyo okay sawa ubwo ntabwo turi kumwe